gaze ndayizimya, ndayikaraga ndayizimya yanga kuzima, ahubwo ikajya yongera umuriro. Yabaye isa nk'iyihaye ingufu, nibwo yahise itombotse. Celestin yarahagaze aho yahise imukubita gutya, ubwonko ihita ibuvanamo, ahita agarama aho ngaho. Numvishe giturika nk'ikintu cy'igisasu gikubita ngo po. Mu masaha y'ijoro ryakeye muri uyu mudugudu wa Matwari, akagari ka Masoro mu murenge wa Ndera ho mu karere ka Gasabo, ngo nibwo abatuye aka gace bumvise ikintu giturika. Iyi ngo ikaba yari gaze yaritetsweho, maze ngo kuyizimya biranga, biza kurangira baje gufasha uyu kuyizimya ari biturikanye, umwe arapfa abandi babiri barakomereka, nk'uko uyu wari utetse kuri iyi gaze abisobanura. Nditunganya ndateka byose ndabihisha, maze kubihisha urumva ko hari byose birangiye, hari hakurikiyeho step yo kuzimya gaze ndayizimya, ndayikaraga ndayizimya yanga kuzima, ahubwo ikajya yongera umuriro. Ndongera mfata indi torosho ya kabiri nayo yari iraha, nayo nyikubitaho nkoresheje ingufu yanga kuzima. Ubwo Celestin n'uyu muryango we bahise basohoka, yari itangiye gufinina. Ubwo hakurikiye uyu mugabo w'inyuma yahise azana amafone, azanye amafone atangira kugera gufotora. Nibwo intuza ya mbere, ifoto ya mbere yageze yabaye isa nk'iyihaye ingufu, nibwo yahise itombotse. Celestin yarahagaze aho yahise imukubita gutya, ubwonko ihita ibuvanamo, ahita agarama aho ngaho. Ni abantu batatu, babiri bayikomerekeyemo, n'umwe witabye Imana ari we Celestin yabaga kuri uyu muryango. Ubumenyi buke kuri gaze, kudasobanurirwa imikoreshereze yayo, nibyo bikunze gufatwa nk'impamvu y'impanuka zimwe na zimwe zikunda kugaragara, aho abaturage ngo bifuza ko habaho gahunda y'imyigishirize ihamye y'imikoreshereze ya gaze mbere yo kuzigura ngo bazijyane mu ngo kuzikoresha. Tugeze mu rugo dusanga hari ikibazo yuko aturikijwe na gaze. Icyo twasaba leta, nk'uko bafata ibiganiro bimwe na bimwe bakabiha iminota ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo, bagafashe isaha nibura imwe mu cyumweru bakayishyira kuri radiyo imwe cyangwa televiziyo imwe, bakazana umuntu usobanukiwe ibya gaze, cyane cyane muri bari abantu babikoramo, akaza agasobanura gaze ikora gute, ikora itya, igihe igize ikibazo iki n'iki, kora buno buryo. Ariko tugura gaze tutazi kuzikoresha, tutanasobanukiwe uburyo zikoramo, bega nta bumenyi abanyarwanda twagira kuri gaze. Ariyo mpamvu akenshi usanga impanuka zitandukanye zigenda ziba. Leta nigerageze ishyiremo imbaraga mu kwigisha abanyarwanda gukoresha gaze, nk'uko umuntu wese azi ko agomba kuva mu rugo yambaye agapfukamunwa, abazi ngo na gaze nimba ngiye kuyitekesha ndayikoresha gutya, nigira iki kibazo nabwo ndaza kugikemura gutya. Twebwe turacyari abaturage, turacyashakisha ubuzima, abantu baraducika kubera gaze zanyu. Ubu ugiye kugura gaze, abacuruzi icyo baba bashaka ni amafaranga, ntago bagusobanurira. Nubwo hari ahagaragara impanuka nk'izi ziterwa na gaze, ubukangurambaga mu mikoreshereze yayo ngo bujya bukorwa ku bufatanye n'inzego zinyuranye mu baturage. Gerard Rusine ufite gaze mu nshingano mu kigo ngenzuramikorere RURA, avuga ko nubwo ubu bukangurambaga butari ku kigero gishimishije, ariko ngo izi gahunda zo kwigisha abaturage zihari kandi zizakomeza. Natwe nicyo dushinzwe, dukora ikintu cyitwa za campaign, safety campaigns, tujya mu baturage turafatanya. Ntabwo ari kuvuga ko RURA ku giti cyayo irigisha, ariko hari izindi nzego kimwe na za EDCL, operators, abantu bacuruza izo gaze. Na RURA ku giti cyayo ntabwo twabikora twenyine, ariko hari abantu benshi cyane dufatanya nabo kugira ngo bikorwe. Hari na police, hari inzego z'ibanze, hari RSD n'abacuruzi nabo ku giti cyabo. Ntabwo biri ku rwego rushimishije, tuzakomeza dukenera abantu, hazakerwa any help ishoboka ku bijyanye no gufasha muri awareness. Gukoresha gaze mu guteka ni kimwe mu byo abaturage bashishikarizwa mu rwego rwo kurengera ibidukikije, kuko bisimbura inkwi n'amakara biba byavuye mu kwangiza amashyamba. Cyakora nanone abaturage bagaragaza ko hakiri urugendo rwo kubanza kwigisha neza imikoreshereze ya gaze mu rwego rwo kwirinda zimwe mu mpanuka ziterwa nayo zijya zinatwara ubuzima bwa bamwe. Camille Ndikumana, TV1.